ya okay agafilimi kacu nuko gatangiye barakwereka afande yarazanye umugororwa muri ubwo buryo araza afungura imodoka kumwinjiza umugororwa aranga wana uyu amusunika amaranga ahita yikubita hasi ahita asa nk'umuntu uhwereye afande wacu arakomakoma we izo ni kanuni shaye byuka aho ngaho reka ibyo bintu wana afande wacu abona umugororwa ntanyeganyega yaramucanze yinjiye mu modoka sinzi ibyo yaragiye kureba umugororwa wacu ataguka yirukanka ahita acapa mugu afande wacu guhindukira neza yitegereje abona umugororwa ari kurenga rero sasa afande wacu rero cyahise kimurengeraho umufana kurikira unarebe nta kindi yakoze nawe yahise akurikira muri ubwo buryo Steve wacu afande nyamunini ngabo rero aramufata cyangwa ngabo wana yaramwirukankanya ariko sinzi ko ari bumufate rwose kuko yari ibyibuhiye umugororwa wacu yaraje hano ahita yitsimba ashaka ikibando hano yitsimba inyuma y'imodoka iri hano afande yaraje umugororwa yamukubise iki yamukubise umuhini mu mutwe afande wacu ahita ajya hasi ako kanya umugororwa yaramucakaje vuba arangije agira gute amwambura urufunguzo rw'iki rw'amapingu atangira kugira gute atangira kwihambura amapinga amuhambiriye rero sasa Rudomoro wacu rero niwe wagarutse ari umugororwa kurikira unarebe rero sasa yatangiye gahunda yo kwikuraho amapingu muri ubwo buryo ni ikirara uzi ko kinazi uburyo bafungura amapingu sha hewana ngabo rero Rudomoro wacu yifunguye amapingu muri ubwo buryo nta gutinda ako kanya bagize gute abara yihambuye yose tayari wana barakwereka rero Rudomoro wacu amaze kwikura amapingu ku rundi ruhande hari umufande uhari afande Kaserebe wacu nawe yagarutse ariko si umuginga katabangukara wana sinzi warindiriye kumbi ku rundi ruhande uyu mugororwa yasoje kugira gute kwihambura amapingu ahita yinjira muri kino gipangu muri ubwo buryo Rudomoro wacu araza rwose nk'abandi baginga bose nk'andi mabandi yose ahita abona imyenda yanitse ahita akuramo imyenda rwose ako kanya wana atangira gukuramo iki iderenga yari yambaye ako kanya rero Rudomoro wacu atangiye guhindura imyenda muri ubwo buryo wana iderenga akuramo ashyiraho ku ruhande afande rero hari kugufata uri kwiyambura amaderenga akahita gusoza akakurasa rimwe gusa umutwe ukahita ujya hasi wana Kaserebe wacu hano aracyategereje ategereje wa mufande mugenzi we kageze umugororwa hano bakagenda gusa yakomeje gukererwa icyo atazi nuko umufande ategereje tayari bamaze kumushyira hasi wana ku rundi ruhande cyamushyize hasi cya Rudomoro cyacu cyari kimajije kugira gute guhindura imyenda dushyizemo agasevire keza cyane wana ngiki Rudomoro yagarutse ari umugororwa barakwereka yashakije hirya no hino arebye neza abona n'ingofero ahita akubitamo n'akagofero rero akagofero karinda izuba ahita amacinga muri ubwo buryo bamwita Rudomoro rero sasa wana yikwemo iderenga ahita yambara imyenda ya sevire ahita amacinga muri ubwo buryo rwose porampora Rudomoro wacu kumbi ku rundi ruhande afande wacu yarazanzamutse afande Stevo umutwe kunyishera byaramucanze kuwagira ngo ijuru ryanyikubizeho kweri wana byamucanze afande yibutse neza yibuka ko yari yirukankanye iki ubugororwa wana yahise asubiza ubwenge ku gihe nta kindi yakoze rero yakuyemo agatelefone fasta ahita ahamagara kumba ahamagaye Kaserebe wana Kaserebe aritaba rero sasa ataro bimeze bite over ati rero wa muginga w'umugororwa arancitse katayari ntagire ubuntu gucaho ngo kenyege tumufate wana ngabo rero afande wacu wese utanga amakuru Kaserebe wacu ahita batayari aka kanya rero sasa akokinga kabunda ke kamasotera wana afande ndanyurahira ariko reka nyure hano afande nawe yanyuze muri cya gipangu rero sasa yinjiye muri ubwo buryo kumva uko yinjira Kaserebe wacu nguyu barakwereka rero uwo bita Gakwerere wacu yarari kumacinga gake gake
agiye mu santere Kasereba aramuhagarika, buretse sha buretse ngwino gake gake witonze zamura amaboko hejuru. Wana Afande atangira kumusaka, kuramo niyo bag nyisake. Wana Afande atangira gusaka buri muntu wese abonye amwikangamo wa mugororwa watorotse. Wana yaramusatse akuramo ibyenda byose muri bagi ya Gakorere wacu. Gakwerere byaramucanze nawe. Okay, ngaho usubiza mugende. Gakorere wacu rwose yashyizemo ibyo ashyiramo arangije arikomereza. Barakwereka hari abandi bari kuza, kumbe barimo kuza twitegereje inyuma neza barakwerekana cya Rudomo rukirimo. Wana aba baje baganira, Afande arabahagarika, we mwe muhagaze sha. Wana cya Rudomo rukigiye gucaho, Afande yagisubiza inyuma ati nawe subira inyuma muginga we. Wana atangira kubasaka ati wowe genda. Kumbe Afande mukurekura yerekuye uwo yashakaga. Rudomo wacu ahita agira gute, ahita karenga muri ubwo buryo rero. Wana Afande asigara asaka abandi, asigara asaka bariya bandi basanzwe. Iki nta kindi cyakoze, kibonye kimurenze muri ubwo buryo cyahise gicapa mugu. Rudomo wacu yagarutse nyamuneka, ari nako nakubwira ngo niba uri mushyashya kuri channel ukore subscribe. Ni ingenzi cyane kugira ngo dufilime nk'utu twiza tw'umwaka tike tukugeraho 5 kwa 5. Turakomeje. Wana cya Rudomo cyacapye mugu, kumbe barakwereka Afande wacu rwose. Afande Steve Nyamunini wacu yageze hano rwose cyamurengeye umufana yananiwe cyane. Araza aravuga ati n'ubundi umuginga ndabona yancitse byarangiye, reka mbe nicariye hano mbe nduhuka numva uko Yesu agira neza. Sasa Afande araza agira gute, yicara hano nk'abandi bafande bose. Gusa sinzi ko abandi bafande rero bose bajya bananirwa gutya. Afande yananiwe wagira ngo yirukasa imisozi, gusa disi n'umutwe uri kumurya. Kumva uko yicaye hano Afande hari icyaje kimuturuka inyuma nacyo kicara inyuma ye. Wana kiri kwahagira bakirukankanye cya Rudomo cyacu rwose muri ubwo buryo. Ukurikira unareberera akantu ku kandi. Rudomo wacu ahagaze hehe, ahagaze inyuma ya Afande rero. Sasa kandi Afande wacu ari gushaka nde, ari gushaka kino kiginga cyamucitse, arakibona cyangwa reka turebe. Afande wacu rero Steve yarahagurutse muri ubwo buryo. Wana agiye kugenda ahita acakirana na Cyande, ahita acakirana n'iki gihungu. Afande yitegereje neza abona ni cya Rudomo yashakaga cy'ikigororwa, ahita gifata yitonze. Wana Rudomo nawe ahita asanga agize gute, aguye mu menyo ya rubamba rero. Sasa barakwereka rero nta kindi cyakurikiyeho. Afande yagize gute, yafashe umuginga bitamugoye rwose, nta na stress nyinshi cyane. Umuginga yaramwizaniye. Wana mbabwira ngo nyabuneka mureke kwiba, kuko kwiba nta keza kabyo. Uri kumva, nta keza kabyo kuko biranakubitisha. Uyu muginga batangiye kumukurura mu mashoti. Ngaba rero Afande wacu Steve nta kindi yakoze, yatangiye gufata neza uyu mujura, ahita agira gute, ahita amujyana muri ndabyemerero. Sasa udufilime nk'utu tuba turimo amasomo nyabuneka tuge tubabera amasomo, kuko rwose kwiba nta keza kabyo. Agafilime kacu kamenya ngo ni nuko kageze ku musozo nyabuneka. Nimba uri mushyashya kuri channel ibuke gukora subscribe kuko ni ingenzi kugira ngo udufilime nk'utu tujye tukugeraho 5 kwa 5 cyangwa se 5 kuri kagenzi kako. Imana rero ibandebira icyoro ndabakunda cyane, ariko impamvu mbakunda nimwe namwe murayizi cyane. Wana Steve wacu rero yajyanye umugororwa we rwose, afata umugororwa wari warigize ibahandi, yarigize kagarara rwose yiba abaturage, aramufata aramujyana muri ndabyemeye. Wana agafilime kacu nuko kagenze. Mwakoze kureba ndabakunda cyane. Ciao ciao.